tarehe kumiza mwezi wa munane 2025 ibi ni ibiki? Iyi ni ya tariki 10 z'ukwezi kwa munani. Hajya twababwiye ko hari ibyiza, hari igiterane kinini yewe kigari cyane cya General Conference y'abagorozi kizaba inkungu. Ya tariki yasesekaye, amateraniro yamaze gutangira. Reba ibyiza we, erega nawe ihute uzurebe ku byiza. Karere ka Mungu hazabara amateraniro y'abagorozi izabera muri Ngungu, ariko sinumva aho bandangiye. Mbese abagorozi muriye kugira ngo mundangire? Hari itangazo mperutse kumva rivuga igiterane kinini cy'abagorozi ku isi yose kizabera muri Ngungu, ariko sinumva aho bandangiye. Mbese abagorozi muriye kugira ngo mundangire? Nubwo n'umupagani nzajayo wiyumvira iby'ubutumwa bwiza buzabwiriza mu isi yose, amoko ndetse n'imiryango. Singiye kuba mu bazicuza banze kumvira ubutumwa bwiza, bigumira mu byabarinezeza, none bararimbutse. Nubwo n'umupagani nzajayo wiyumvira iby'ubutumwa bwiza Umulinzi muwe na bidii ya kufikiria umoja katika kamba ya upendo. Nene ugekeke utebisadari ugubire mwadada tukirite cyane mugihe uliye ubengana kutemereza ubuye bw'imyuka. Ikindi tuzingatie umoja wa upendo, umoja mwuka uburinga wa mahoro katika kamba ya upendo. Nene kese ugeburwa amagabuza Uso wetu unafikiri mzuri na bidii ya upendo. Nene ubumwe bw'umwuka ubakeri miburongi yajajibaho amakondera n'ingoma n'ibindi byose umubyavugaga. Buri wese yareka nk'ibyari bakita bimamagaza kugira ngo yumve impamvu iturutse mw'iryo rarika. Akorimani msawa mkita ujishi Ureke atakati pangiliza ni kuyenyekea kusudi Mungu awe apewe nafasi katika moyo wake. Nene tegende lakio ya mtu kutakawa mbele kitabu ni Wafilipi Maneno mkita kabili sura ya pili auli jambo kurasema kumwambaa wa mbili.